ntabwo yigeze yifuza ko byamenyekana ko ari we wambyaye. Yego. Ubwo yahise mama wanjye amubwira ashakana na murumuna we. Na murumuna wa papa wawe. Ariko ubwo urumva uwo mupapa ubwo ni data wacu. Ni so wanjye. Yaje kubimenya barimo guhunga aramubwira ati uyu mwana muti abwira mama. Muti ntabwo namuta ngo mbishobora. Ati ubwo ndabajugunyana bose. Yari afite akana gatoya karimo gukungura. Ubwo twese araduta baca baragenda. Bagiye kuzajya kumbaga mfite amafragment mu mutwe. None rero nshobora kuzaza nkasanga warashatse. Bakobwa nta gahunda bagira. Jana nari mfite imyaka 15. Yego. Umugabo yaramfashe aransambanya. Kubw'umwako wanjye mpava ntwaye n'indi. Wa mugabo waramanuka araza abwira mama wacu ati uyu mukobwa wanyu afite inda yanjye. Muzibeshya mukayikura maze azinze umitenyi basenyeraho. Arambwira ati Imana ishimwe dore wabaye umumama atariko nagira ngo nkubwire inkuru utaruzi. Ati ndagira ngo nkumenyeshe ko ndi papa wawe. Yego. Jara narababaye. Uwo mubyeyi yari afite imitungo afite ibintu. Ndongera ndakata ndagaruka nza kureba abana. Mageze nsanga umwana ngo yarapfuye. Umutoye. Muto. Jara narababaye umutima wanjye wenda gushwanyuka. Kuki wemeye kumusiga Jo? Umva impamvu namusize Jara. N'ubu ntabwo njya nibabara kubera umwana wanjye kandi ntabwo nari mfite uko mbigenza. Ibyabaye byarabaye. Jara ubwo naragarutse nanone ndagaruka arambwira ati rero dore ntiwagize amahirwe yo kurera umwana none yarapfuye. Ubwo nugenda n'undi uzasanga yarapfuye. Jara navuga ngo ngewe ndi ikivume. Ntabwo uri ikivume. No kubyata sibyo. Okay. Nabaye. Uvi inkuru yanjye. Nikaze mu kiganiro inkuru yanjye nikaze byumwe ko muri ubu buzima twizere ko mumeze neza kandi mukomeje kugira impagarike n'ubugingo. Nitwa Rweme Mbabazi niyo mazina yanjye. Ni nanjye uri kumva muri kano kanya tukugezaho ikiganiro inkuru yanjye. Njye mvuga nti twese dufite inkuru nubwo zitanganya uburemere ariko uburyo tunazakira muri twebwe nabwo nyine bugenda butandukana, bugenda butandukana. Nanashimira buri muntu wese ubana natwe mu kiganiro inkuru yanjye. Uri umugisha kuri twe ariko uri umugisha ukomeye cyane ku muntu wo ku nkuru yanjye. Hari benshi cyane bahinduriwe ubuzima na inkuru yanjye. Hari benshi cyane amarangamutima yabo uyu munsi atangiye kwiyubaka kubera ko muhari. Hari benshi ariko nanone basenyutse bitewe n'uko nyine mwaje mukabasenya. Abo ni bake ariko nta nabonzi pe. Nta nabonzi nuko ari ubwo rimwe na rimwe njye mbona nka commentaire ugasanga ugiye gutuka umuntu ugiye kugira gute. No. Niba udashoboye kubwira umuntu icyiza wikoresha ibiri mu mutima wawe ujye gusenya umuntu. No. Shimire byumwe ko umuntu ugira uruhare mu kuvuga tereka numva ikiganiro nkuremo inama ariko nanite ku muntu ukeneye byumwe ko ubushobozi bwanjye. Ndi kumwe na Tumukunde Joy. Ni umudamu mwiza muri kureba aha ngaha. Jo, uraho neza? Umeze neza? Turabonanye? Turabonanye. Narabigambiye none Imana irabisohoje. Imana irabisohoje. Nabyifuje inshuro nyinshi. Yego. Abakiriya nsuka nkajya mbabwira nti mwambare mukazamuza. Sha musatsi wanjye narawugize ubu nsutse. Nzagusuka ngabe. Yego. Mwambare mukazamuzana Gerard. Gerard natangiye kumwumva niga muri primaire. Yegenda. Kuri stirede. Nkumva umuntu uvuga neza umuntu wiga primaire. None durura umumama. None ndo ukomeye. Ndakomeye. Yego. Nkagukunda cyane. Nkabyifuza nkavuga mana nzamubona gute. Yego. Ariko yene nkumva sinzi ahantu bizaturuka ariko bye gikwiriye birakunda. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Nukuri wamamagaye nanjye ndishima buriye. Uzi umuntu aguhamagaye akakubwira ati Rwe ndagukunda. Ukumva n'amarangamutima bivuganye
ntugire ngo bitambuka gutyo gusa binyubakamo ikintu. Hari n'aho umuntu aba agiye gucika intege mu byo ukora ariko wakumva umuntu nka Joy aguhamagaye atakuzi from nowhere ati ndagukunda uhita wumva wubakitse. Yego Jo, warakoze rero ku bw'icyo kintu wumve ko nyine bitatambutse gutyo gusa. Yego ufite inkuru yawe rero, ufite inkuru yawe w'ibyo waciyemo kuva uri muto no kuza kugeza mu rushako. Ni nk'igitabo tugiye kwandikana nawe, sibyo? Byagenze gute Jo? Na nyine ababyeyi banjye barambyaye muri jenoside, baranjugunya barimo guhunga, baranjugunya ahantu ku mazi, bantana n'akandi kana gatoya. Ariko ubwo nyine papa wambyaye yateye inda mama wanjye, amajije kumutera inda ahita amushyingirana na murumuna we. Ntabwo mbikuruye neza, ntabwo uri kubisobanukirwa. Ni ukuvuga ngo papa wanjye nyirizina ntabwo yigeze yifuza ko byamenyekana ko ari we wambyaye. Ubwo yahise mama wanjye amubwira ashakana na murumuna we, na murumuna wa papa wawe. Ariko ubwo urumva uwo mupapa ubwo ni data wacu, ni so wanjye yaje kubimenya barimo guhunga, aramubwira ati uyu mwana mute, abwira mama mute ntabwo namuta ngo mbishobore. Ati ubwo ndabajugunyana bose. Yari afite akana gatoya karimo gukungura. Ubwo twese araduta baca baragenda. Barambanze nshimira umuntu mbere yo kugira ikindi kintu mvuga cyane rwose. Umuntu wa mbere nshimira, ubundi ni babiri. Ndashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuko nta hantu twazahurira, ariko ndabizi televiziyo abirebwa n'abantu benshi cyane rwose. Ndamushimira ko yabahoye iki gihugu. Wenda mba narapfuye, mba narariwe n'ingona, mbese mba naribagiranye, ariko ndacyakukuza ndiho mu mahoro. Imana yo mu ijuru imuhaze uburame. Undi muntu nshimira ubu nakabaye ntazi no gusoma, ndashimira umuyobozi w'ikigo cya King David kandi Kanombe, amwita Pascal na Annette. Abo bantu baramfashije cyane, baramfasha mu gihe gitoya, bakangaburira, nkabasha kubona ikayi. Ubundi bikanga nkajya mu gishanga cya 15 ahantu batwikiraga amatafari, nkatunda amatafari kugira ngo mbashe kubona ikayi. Pascal yaza gupakiza amatafari akambona ati wa mwana ko abandi bari kwishuri we kuraha, mba naje gushaka ikayi. N'imibero byari bigoye, urumva nabaga kwa mama wacu, ubwo hari ibyo nasimbutse ko nabaye muri Aruferina, ibyo nabisimbutse. Ubwo Pascal arambwira ati ujye uza nkugaburire, nsajya ngushakira n'amakaye. Mwagiwe mu rugo nkarya, bakampa n'amakaye. Ariko urumva nyine ku bw'amahirwe yanjye makeya igihe cyaje kugera yigira muri Tanzania. Ubwo ishuri mbaho nabi, umunsi ntarayaha, umunsi niriwaha, nkarambikoni mu madusha y'abaturage. Ubwo iyo natahaga mfite ikintu najyaga kwa mama wacu bakanyakira nkitwa umwana. Naba ntacyo mfite nyine ubwo nkarara ku gasozi. Igihe cyaje kugera rero, hari umwana w'umukobwa w'inshuti yanjye arambwira ati ariko waretse nkakurangira umuntu w'umupapa ukajya gukorayo. Njya gukorayo, aranjyana. Uwo mupapa arambwira ati uri umwana mwiza cyane, urasa n'umwana nabyaye. Arambwira ati ntabwo nagukoresha, dore uracyari mutoya, ahubwo nzajya nkufasha ubashe kwiga. Umva yanyishyuriye nk'imyaka nk'ibiri ndiga kugeza birahagarara. Arambwira ati rero bagiye kujyana muri Kenya kumbaga, bagiye kuzajya kumbaga, mfite amafaragamente mu mutwe, none rero nshobora kuzaza nkasanga warashatse. Abakobwa nta gahunda bagira. Jana nari mfite imyaka 15. Umugabo yaramfashe aransambanya, kubw'umwaka wanjye mpava ntwaye n'inda. Ndamanuka njya kwa mama wacu, babaga ari kuri 15 ku rusengero rw'Abadive. Tumva ngo umwana ntabyo nzi. Mbaye aho ukwezi kwa mbere kurashira, wa mugabo waramanuka araza abwira mama wacu ati
uyu mukobwa wanyu afite inda yanjye muzibeshya mukayikura maze azinze mute nyibasenyeraho yego nuko mama arambwira ati hey kumva buryo uranatwite wigize akarayo ungana utyo yego atuzagenda uzamvira ahangaha ndagenda urumva ubuzima bwabaye bubi inzara urumva nabyabira kanajyaga ngenda nkajya gukora asinga ibishoboye twirwa nsinzira ndagenda wa mugabo asiga mu nzu ariko ntago bamujyanye muri Kenya bwo yagiye Indera bamujyanye Indera arahaba inda nangira gukura igeze mu mezi 6 ndara navuga ngo ni inkuru y'ubuzima bwanjye bubabaje yatangiye kumera cyane ndahaba umugabo akajya nkubita kanoteza ngo ubundi ababyeyi babyara abana babo bakabatanga ibyo babyara bo bibari ibiki ndahaba ndadundabuza kubw'amahirwe y'Imana ndabyara majije kubyara nabyariye hari i Kanombe hari hakiri centre de santé batransfera mu kigo Dr arambwira ati barawe barakubaha kuracyari umwana uyu mwana yanakwica ubwo igihe kiragera ndanyimaraho iminsi nayimazeho iminsi 3 hari umwana w'umukobwa ndamuhamagara ndamubwira nti ngwino nsange kwa muganga amerewe nabi mpamagarire uwo nita data wacu ubwo niwe wari papa ari nawe wanankuye muri Aruferina mubwira yuko ndi kwa muganga ngiye gupfa baramuhamagara araza 2010 raza ahageze urumva yahageze bamajije kumbaga mfite umwana arambwira ati Imana ishimwe dore wabaye umumama atariko nagira ngo nkubwire inkuru utaruzi ati ubu wabaye umumama wabaye umubyeyi wundi muntu nawe wagiye mu babyeyi wafashe inshingano ati ndagira ngo nkumenyeshe ko ndi papa wawe yego njara narababaye kugira ngo yishime kugira ngo yishime kugira ngo nishime narababaye uwo mubyeyi yari afite imitungo afite ibintu ariko iwe nahiciwe n'inzara ankora mu kigo cy'imfubyi muri Aruferina aho bita za Kayonza inzara irahandira umugore waranoteza ndwara n'amavunja ndwara amavunja ibirenge byose n'intoki umubiri wose bajya babona abashyitsi bakanyingirana mu kazu k'inkoko n'ihene ndatekereza ndavuga Imana uyu mubyeyi ni papa wanjye ku mutima ni basi yabigumana nanabimbire cara narababaye numva umutima wanjye wenda nko gusanda urumva muri karitsiye abantu bose bari bazi ko ari data wacu n'isaha nubwo yapfuye 2012 nubwo yapfuye abantu bose hari abazi ko ari data wacu atari papa uwo mama simuzi ari nuwo ngo banyitiraga ko ari papa nawe ntawe nzi baje kwicwa baje gupfa niba barapfuye niba baraguye mu manga ntabyo nzi ubwo rero wa mugabo nyine turabanye ariko hasi hejuru uyu munsi nagiye ejo nagarutse yamenesheje ejo nagarutse umugabo uvuga ni papa wawe oya umugabo twari twarabyaranye akanyohereza ngo ukumva papa wanjye yaje kunsura azanye ibintu araduhemba mu bitaro i Kanombe arambwira ati papa wawe arishoboye afite imitungo ntabwo nzongera guhangayika ujya umanuka ujya yaguha amafaranga tubeho urumva twakonsomye ibyo yaduhaye bimajije gushira aranyohereza ati subirayo mwese mubana nk'umugabo n'umugore urumva nabanjije kuhaba nk'umuntu umufasha umwana nyuma arambwira ati wowe uzajya wiga urumva nize igihe gito aza kuntera inda anteye inda mpita mba umugore nabyaye mfite nk'imyaka 15 hafi 16 ndahaba nyine nk'umugore turabana ubundi akamenyesha ati manuka ugenda ujya iwanyu baba bakubyaye barakujugunye wowe uzarera nibwo naje kuvuga intara ku wundi ubu wakigendera ndagenda njya ahantu
hariya ku murindi mpeka umwana urumva muri uko kugenda uyu munsi nahukanye ejo nagarutse nahukanye ejo nagarutse nagiye ndi ku gihe cyo kujya gufata urushinge mpita ngaruka naraye ntagiyeyo ndaza mpita mpava mfite iyindi nda na wa wundi akiri muto ndamanuka njya kwaka icumbi ahantu ku mukecuru inzu yenda kugwa hariya ku murindi hafi no ku murindi inzu nyibamo kuko najyaga kwa mama wacu nagira akambwira ati wagiye uri umwe none ubu ngubu muri babiri hano niba kuhaba byari bikugoye uri umwe urumva uzahashobora muri babiri inzu nyicaramo inzara ikayinyiciramo umwana nawe nuko n'inzara ubwo mfite n'inda isi nyikaragiraho uravuga ngo iki gihugu ni gitoya narakirebaga ngo Mana nyagasani iki gihugu bavuga ngo ni gitanga mama nakimbanye kinini ndajyayo nifuza urupfu ndarubura ubwo mbayaho igihe cyo kubyara kiragera urumva abantu bagezeho bakajya bagaye umugabo akambwira se ubona amaraso yawe yandagaye nta kibazo ufite amafaranga umva bikumereye bite byihorera nibwo naje kuzamuka njya muri komisiyo ya demobilisation masanga umusaza Imana mu iruhuko ridashira yarapfuye asubizaga abari abasirikare mu buzima busanzwe ndamutekereza ikibazo cyanjye ukuntu kimeze mbwira nyine umugabo mfite ambwira ati rero ihangane ongerejwe ihangane ujyeyo umugabo wawe ndamuzi ari mu cyiciro cya kabiri bagiye kumuha inzu byibura uko wajya wishakishiriza uri mu nzu yawe si kimwe no kwashakisha uri mu bukode ubwo nari mpetse umwana ufite nk'umwaka n'igice n'undi mfite n'inda y'amezi nk'arindwi gutyo umukobwa wa mugabo njyayo ubwo nahukanaga naragendaga nkigarura ntabwo yajyaga aza kundeba mba naburagaho mba cyangwa nabuze n'ibyo ndya nkongera nkakata ngasubirayo ko ndahaba nta munsi n'umwe nigeze njya kubyara ngo mbone umuntu mpemba cyangwa se ngo nimba nagiye kwa muganga ngo mbone umuntu ngemurira nzanira ibiryo kwa muganga byari inzara ikandya ndamara kubyara ababyeyi bo barabyumva inzara ikandya hari naho nigeze kujya muri bisi ngiye iriya za Kibagabaga kureba umuntu wari inshuti ya mama wacu ndamuka ababyeyi babyeyi bo barabizi ndaturagurika kubera inzara nkajyamuka nk'imbwa umupapa wari uri muri bisi angurira ji angurira n'umugati amara 2,000 ariko ndi kumuka ngo nk'imbwa nyine bisi yose yarahindukiye yose irandeba wenda karangi kubera inzara umubiri wanjye haba guvunguka kandi urugo ndimo ari urugo rwiyubashye atangurira umwenda wo kwambara akazana abagore aho mu nzu afite amafaranga agakora na resitora ubwo ndi kugenda mbivunagura yari afite resitora nkagenda njya ibyo kurya aba bantu bariye bashigaje abademombe yaba ari ucira inkonda yaba ari yabitobatobye byose akabyegeranya ku masahani akaba ari byo acisha mu idirishya akamereza abana b'abakobwa bigaga muri segonderi nko mu wa 4 mu wa 5 barambwira ati ariko mama bebe warasaza ufite imyaka ingahe ndababwira nese uriya mugabo kavuga yuko utari umugore wiwe uri umukozi umukorera umurerera abana urumva mu bana nari mfite harimo n'abo yari yarabyaye hanze nabo babagaho mu rugo nta mugore uhari nta mugore gusa ati kavuga yuko uri umukozi we ubwo koko uramana utazapfa reba ukuntu nta mugabo agukubita rero yarankubitaga mu muhanda akanyambika ubusa mu muhanda cyangwa ntatinye rafite umwana ufite nk'imyaka 9 hafi 10 kwako n'umuntu aba abyutse mu gitondo akankubita akanyambika ubusa imbere ya wa mwana rege nagiye kuvoma amazi yabuze ari mu gitondo ari umupapa wari uteye munsi yacu nawe w'umudemobe arambwira tugize uvome hano nuko abura amazi
mfite abana njye nta mugore ngira nta n'abana bahari ngo barayakoresha ugize uvome hano ubwo mbona mvuyeyo nari musize mu rugo jera yarankubise nyambika ubusa mu muhanda kubera iki kuko agiye kuvoma muri urwo rugo se kuko ngiye kuvoma aho hantu ngo hataba umugore wese kamazi yari yabuze ko nta handi twari gukura amazi ubu nkozi irihe kose ubwo rero ntiwamusobanuriraga ubwo nyine we yahitaga afatira we niba yemeje kugukubita aragukubita kandi ntawe umugukiza najya no kumuregera n'ubuyobozi buri aho hafi ukamwira ngo none se ko mwamwaraje mukurikiye imitungo ni muhame hamwe mubone ndabyuka hari igihe nagiye kureba mu gitifu w'umugore mutekereza ibibazo byanyu mfite arambwira ngo mama ngo ibibazo by'abagore b'abademuve bingezaha ndababara icyo gihe ndanazinga nabwo ndagenda bumva nta naho nabaga mfite nerekeza ndatega ndagenda ajya mu Mutara cumbika ahantu mu nzu y'ibihumbi 3 ibyo bihumbi 3 ntabyo nari mfite cyo kurangira amahirwe mbona umama w'umunyamurenge anyihera akazi ko kujya mbakorera amasuka ahantu kwa muganga basiga nyingiranye umwana jara wa mugabo ubyara abana nta akabatana adashaka kumenya inshingano agurira umwana umwenda kandi afite ubushobozi narorongotanaga gutyo nta kintu n'iki na kimwe mfite nkambara igitenge kikagenda kikamberaho nk'uruhu ndangije umwana nkasiga mukingiranye mu nzu nkajya gukora aho ngaho ku kavuriro navayo nkaza ubuzima bugoye noneho aho nari ncumbitse umugabo waho ntakajya mbangamira nkavugiritse umwuka byaramwe ndagira ibibazo byanjye nikoreye ngire n'umuntu nawe urarantesha umutwe wowe ntazantere ndacyaka akanantera sida naho ndongera ndahava ndongera ndigarura mu rugo nanone ndongera nanone abantwitsi yindi nda ya gatatu ariko mbere gato nigeze kujya i Bugande anjisha uyu mwana mu muhanda aramunyambura arambwira ati toka undi ntago uri ku rwego rwanjye ntago nakabaye mbana nawe wowe wanjakatiraho anyambura umwana mu muhanda umwana w'amezi 4 andi umwana utararya aramunjishura imbere ya polisi hari kuri 19 aramunyambura ndavuga ni Imana iki gihugu ndagisezeye ndagiye kangenda ubwo nzaka ku gasi ndagenda njye Bugande nta muntu nziyo nta n'ujyanye ndagenda mbayo ndumva namaze nk'imyaka 2 na telefone nta telefone mfite na nimero zabo ngira nza kongera ndavuga ni Imana we usabana banje bameze bate nari narabonye ahantu akazi muri kantine gucuruza amata ndongera njyewe ubwanye ndongera ndikatana ndagaruka ngera umucecuru twabanaga ndagiye ngiye kureba abana banje aturwishanka ruracyayirimo ntabwo uwo muntu yahindutse nugera bizabyibuke ndongera ndakata ndagaruka nza kureba abana mpageze sanga umwana ngo yarapfuye umutoye jara narababaye umutima wanjye wenda gushwanyuka ntekereza ukuntu uwo mwana inzara yamunyiciye ubundi inzara yandyaga cyane byaye kuki wemeye kumusiga Jo umva impamvu namusize jara nta hantu nari mfite nta hantu hamwe ho kwerekeza nubwo nkubwira ngo nagiye Bugande nta tike nari mfite namanutse n'amaguru ngenda n'amaguru ndagenda kikazaryabega n'amaguru undi nkarara nk'ahantu ku nsina hafi y'umuhanda ari naho nacumbitse ahantu ku murenge uwo mwana nari kumujyana ntese yamunyambuye ambwira ati ngiye ndishoboye mfite imiryango ntabwo ndi wowe ntabwo ngiye ndi nyakamwe nkawe mwana wanjye mfite mama zamurera yamushyiriye nyina se nibura aramurera ntabwo nabimenye ahubwo yarahindukiye akajya ajya kubwira ubuyobozi ngo umwana naramumutanye ngo umwana ngo namujugunye uyu mwana ariko kuko hari abantu nyine babaga bazi ukuntu twabaga tubanye ntibabyubaka aho baramwihorera
umwana agaza gupfa ntabwo nabimenye sinamenye ukuntu yapfuye. wumvise iyo nkuru y'uko umwana yapfuye muri wowe wumvise umeze gute Joe? n'ubu ntabwo njya nibabara kubera umwana wanjye kandi ntabwo nari mfite uko mbigenza. Ibyabaye byarabaye. ubwo naragarutse nanone icyagira umuntu gitera agahinda. Ndagaruka arambwira ati rero dore ntiwagize amahirwe yo kurera umwana wawe none yarapfuye, ubwo nugenda n'undi uzasanga yarapfuye. Rero nicaye hasi ndera umwana wanjye umukuru twamugisha Cedric. Cyangwa ni babiri amazina y'abana yihorere, cyangwa ni babiri sibyo? Ubundi ubwo uriya mugabo twabyaranye abana bane. Yego, twabyaranye abana bane hapfa umwe, ubwo ni batatu. Umwana ndicara ndamurera, urumva ubwo nza no kujya kubyaramo n'undi. Ubona abyaye w'umukobwa we ndabyibuka mubyara, haje umushinga wigisha ibintu byo gusuka w'abazungu. Njyayo umuzungu mubwira uko nitwa, nasanze abandi baramajije no kubandika. Mubwira uko nitwa, arambwira ati icara mu bandi wige, ati turanitirana. Ndicara ndiga, nkajya niga bigoye, nkagenda mu gitondo turwanye ngo iwanjye se bakorera business, ngo ubundi iwanjye bananiwe kukurera ngo ninjye bagomba kukurera, ngo hano niho ubuza kwigira. Ariko nyine nkihambira ndabyiga. Umuzungu aramfasha, ubwo nigaga nanatwite, ndumva narize nk'amezi 6. Igihe cyo kujya kubyara kiragera, nta mituweli ntaki, uwo mwana mutoya nyine. Ndagenda njya kubyara, arambwira ati wowe ndabona bazagusyamo ibiryo by'inkoko. Gabo umuntu wifata akabyara nk'imbeba buri munsi. Bikubwira ku mwana kangahe? Ku mwana wa nyuma wa 4. Ubu wapfuye? Oya, ubu wapfuye ntabwo ari we, ubwo ni uwa 2. Ni uwa 2. Tuwe ndabona bazagusyamo ibiryo by'inkoko. Ndatega ari nimugoroba, habaga hari akabisi kakujyana kakakugeza i Masaka. Ndagenda ndagatega, nkatega nta n'ibiceri mfite. Ngenda nta n'igiceri cy'ijana mfite pe. Yego. Mbwira shoferi nje kwa muganga kandi nta mafaranga mfite. Ndakwinginze njye hano. Urumva yabaga asanye abantu nijoro nka 3:00. Umwana njya kwa muganga nyine ndabyara. Yego. Oya, narabazwe. Naraye nicaye hanze ku kabaraza, nta muntu wanyakiriye. Kubw'amahirwe y'Imana mu gitondo umuzungu wari waratwakiriye watwigishaga imyuga, nsanga afasha abana bo muri Neo, abana baba bavutse nyine bakagira ibibazo. Ansanga hanze arambaza ngo Jo, mbebe ameze neza? Ameze neza. Nuko bwaranjyana, inkuru yanjye we yarayizeho gake. Aranjyana arabaza abaganga, baramusobanura ukuntu bimeze. Umva naraye hanze mu mbeho, ngo nagiye ibise birimo, ariko kwa ko naraye hanze bihita bisubira inyuma. Umaho umusuga ahita abyirukankamo, ahita amanuka aho twari dutuye Rusheshe yaka mituweli, ahita yishyura mituweli ikora ako kanya, ahita yinzanira kwa muganga. Bahita bamazana dogiteri, barambwira ngo umutima w'umwana wananiwe, ubwo bagiye kukubaga. Ngenda ndabagwa, urumva nari nyenyine, ariko hakaba tutari kumwe. Hari umumama nawe wari ufite umugabo w'umudemo babaga za Nyarugunga. Yari yaraje kurwaza akana kiwe karwaye, arambwira ati bari bansezerera ariko ndakugumaho. Ubwo turarana aho ngaho, barambaga nta kintu na kimwe mfite. Gusa ariko umuzungu aragenda ajya mu isoko ikabugara, buri bintu byose, imyenda aranzanira, nuko barasezera. Bari kumbaga barambwira ngo waduhaye nimero y'umugabo wawe. Ndayitanga.
baramuhamagara arababwira ngo ntabwo nzi ngo mwibeshye nimero arakwihakana ibibazo nuko umuzungu araza arabikurikirana byose baramenya bakajya banangemurira bo nuko ubwo igihe cyo kunsezera kigeze barasezera baranyura ndataha ujya mu rugo rw'umugabo wakwihakanye ariko ujya he ko n'ahandi hantu nari mfite ho kujya umuzungu aragenda arahaha ibintu byose nyine umubyeyi akenera n'ibyo kurya asiga aho ngaho namajije numva ngewe iyo nabyaraga ntabwo navuga ngo ugiye gutegereza ngo ukomere nawe nari mfite abari buze kubinkorera narabyikoreraga n'ubundi ku mugabo arambwira ati umva zinga ibyawe uhita ugenda ujye kuri ba bazungu baguha ibintu urumva bya bintu bamuhaye akabicuruza ibintu by'ibyo kurya n'ibyo kunywa n'amapampa byose akabicuruza bimajije gushira ngo genda ngo ujye kuri ba bazungu baguhereza ibintu uzane ngo niba batabiguha uzahameyo ubwo nyine nkaceceka singira ikintu mvuga wabigira seriye yabigize seriye ndabyibuka yankubise umugeri njya mu bitaro njya kwa muganga i Masaka ngeze i Masaka mpasanga indembe zari ziri muri urgence muganga w'umusilamu wari uhari kuko yarazwi umugabo yarazwi cyane abo muganga arambwira ngo ariko mama ngo uriya mugabo bamufashe bakamufunga ngo urumva byakumarira iki ngo uriya ni umurwayi ngo kandi ikindi ujye umenya ko yakoreye igihugu ubwo rero ngo uburwayi ugomba kubwihanganira ngo ugende urwarire mu rugo ngo nupfa azaguhamba baramvuye bampa imiti birabo baransezerera ndataha umugongo uza kwanga njya mu bitaro ku bashinwa ndahaba nabayemo nk'amezi 2 ngarutse arambwira ati subira ku bazungu bawe umuzungu cyokora ndabimutekereza ndabimubwira urumva baranabyumvishije wenda hari ababibabwiye umuzungu arambwira ati ngwino tube turi kubana abanza tuzeho nawe uba utuzaho umubabarire hari igihe bizashira kongera mugasubirana ndahaba ngera navuga ngo ngewe ndi ikivume we ntabwo uri ikivume no kubyata sibyo okay narahabaye ndumva narahabaye nk'ibyumweru 3 mama nahasanze aranyanga umva ukuntu bamfataga mama nawe nyine wenda yarindushye ufite abana 5 bose yabanaga nabaho ngaho baramufashaga ariko noneho uwo muzungu uko yamfataga wenda yararebye abona bitandukanye nuko bamufata umva nagiye mpamusanga we arancomekeshereza arafite akana kari kazi icyongereza arancomekeshereza wa muzungu abazungu ntabwo bakunda umuntu babeshya arambwira ngo Jo mu gitondo ufata ibyawe ugenda mbona urari kumusobanurira ngo ese ubundi ajya he ndera naragiye kubera iki se bamubwiye iki cyatumye atakwirukana yamubwiye yuko ngo nazanye abantu ngo bakabiba inkweto nazanye ngo abantu ngo b'abakobwa ngo baje kunsuraho ngo babibe inkweto byari byo cyangwa ntabwo byari byo ntabwo byari byo ndababara jara amahirwe yanjye bacitsemo 2 ubwo certificate yanjye umugabo yari yanayiciye arayishwanya ngo uzahita muri toilette n'ahantu napfa kujya gusaba akazi ariko umuzungu wenda yanageze aho ngaho wenda ashyira mu gaciro n'ubundi aho nari ncumbitse aza kunsura jara ubuzima bugoye buruhije nkaba muri urwo rugo binaniye nari n'ubundi aho kuba byananira aho ncumbitse n'ubundi nkongera hagati amasura muri rwa rugo byaje kurangira se gute wakomeje kuba muri urwo rugo umugabo naje kujya njya gusenga Imana semana ibi bintu byose ubu bireba nakoze ibyaha biruta iby'abandi bantu ku buryo aba ari njyewe byishyura
ubwo umugabo ndasenga Mana wambabariye basi njya kanapfa nkaba umupfakazi basi nkamenya ngo ntawe uhari. Njya gusenga ngo hari haje umuhanuzi wavuye kuri radiyo umucyo arambwira ati umugabo wa Imana imuhaye ishuri. Ndabona Imana imuhaye gereza ariko yanacuruzaga n'ibiyobyabwenge. Acuruzaga urumogi. Umugabo wawe? Apo ndabipinga ndavuga ni bimwe by'abarokore bro babona abana vangiwe. Nditahira ariko nyine nkajya gusenga. Nubwo ibyo bintu byose byabaga nawe ajyaga mbuza kujya gusenga. Ikintu kibi yangaga nuko kubona uhagararanye n'umuntu muri kuvugana ugiye nko kuri boutique akakubona uhagararanye n'umuntu cyangwa se ngo ntiwemerewe kugira umuntu muvugana niba hari aho agiye runaka arasiga gufungiranye. Wabwirirwa waryo utaryo ibyo ntago bimureba. Atufata akadobo nugira ibyo ukenera ubikoreremo. Ubwo umugabo baza kumufata. Njara nta muntu yajyaga abwira ko ndi umugore we. Kiretse nk'abantu wenda babizi bazi ko tubana nk'umugore n'umugabo ariko nk'abana bato cyangwa se abantu b'abakobwa baje gukora nkaho mu kabari hafi aho yababwaga ko ndi umukozi. Ubwo rero baje kumufata bamufatana urumogi ngaruhaye umuntu ajya kurucuruza mu mudugudu w'abajepe. Baramufata bamufashe baramukubita bahita bamubwira ati tubwira aho urukuye arabazana. Yari afite utuzu tw'ubucuruzi twarebaga mu muhanda. Aramubwira ati abapolisi bambaye civil ati fungura no muryango urumva baje baza aho biherereye. Arafungura. Oya yanze gufungura. Ataye inzu niyo mupanga ati se ndafungura afite urufunguzo rwayo. Njye ubwo ndi mu gikari nari ndwajije n'umwana uwo nkubwira aherukaga kwibere. Arwaye arambwira ati uwo mwana wanjye niba baramuroza uzamurya. Nta kindi kintu ushinzwe aho ngaho. Urumva ubwo nubwo twatubanye mu makimbirane gutyo ntiyatahaga mu rugo. We yatahaga iyo yabaga afite agakrize wenda k'amafaranga. Nibwo yatahaga mu rugo. Kaza nka saa 9 za nijoro afite ibyo akeneye natari bubashe kujya kureba indaya hanze. Kavuga ati ndajya kubifata mu rugo bakaza fata ku ngufu. Nuko ubwo umupolisi arambwira ati mama umugabo aratubwiye ngo hari ishoka duhishoka. Umva nyine nirwarije umwana sinari nzi ngo ni ibikibe yabivugiraga hejuru y'igipangu. Kuko ishoka twari tuyifite nijera mu nzu ndayireba ndayizana. Umupolisi yasuruge. Njara ubwo bamwambitse amapingu bamajije kubibona. Nibwo yemeye ko ndi umugore we. Arababwira ati muhamagare tumukunde Joyce mu muyimfunguza. Njara inzu yabaga irimo ibintu byose inzu bayitanga irimo buri kimwe. Ibyo byose yabaga yarabigurishije biraho mu isantere barabiguriye abantu bacuruza mu isantere babifite. Inzu nta kintu na kimwe kirimo. Gacuruza amafaranga yo akakubita ku mufuka niba akeneye kujya muri roja akajyayo. Nta kintu cy'amafaranga nta hantu murira n'amafaranga ngewe. Ubwo rero bamufatanyiriza bahise bapakirana n'ibyo bintu byose. Ibitabi baramupakira baramujyana. Arambwira ati rero ugomba kunshakira umwavoka. Bamujyanye. Tugomba kunshakira umwavoka. Nk'umugore muzima ntago bamfunga urebera. Abo bana tuzabagira uti. Ubwo n'abana bane. Ku mugore utaramenyereye guhaguruka ngo ajye gukora. Irigwa yicaye mu rugo. Ndavuga se mwakabyara mwenda bigenzana. Ari amafaranga 30,000 yampaye. Yari afite ni radio nini mu rugo. Ndabifata ndabigurisha. Njya gushaka ukuntu ngo yajurira. Bamukatira bamuha imyaka 8. Baramujyana. Rero ubuzima burandya ubuzima burasharira inzara irandya iryana n'abana. Nzara akabura icyo yihera umwana. Njya nkajya gusaba akazi k'ubuyede bakakanyuma. Ari mfite umusatsi mwinshi nubwo twarwanaga akankubita umusatsi yarawukoreshaga.
bakambwira ngo uje gushinyagura hano wowe gushaka ikiyede ngo n'umusatsi umeze utyo. Naratashye mbwira umukwaferi twari duturanye ni wanyogosha, ambwira ati ntabwo umusatsi ungana gutyo nawukata. Naratashye mfata umukasi ndikata, ndawukata. Nari mfite abana beza ntanamenya ko njye bababyaye. Nsiga mbakingiranye nkajya gukora ikiyede, nkajya gukorera za Kibagabaga ahantu ku rukiko. Hari umuntu wanjyanye arambwira ati ngwino shyira agapira hasi, bariya bana ni wowe bareba. Kora ikiyede, menyeramo no gukotera. Najyaga ngenda mu muhanda ndi gusinzira, nkava Kibagabaga n'amaguru nkagera i Rusheshe bita za Masaka. Yego. Nkagenda nsinzira nkagera mu rugo nka saa 5 hafi saa 6, ugacya mu gitondo saa 10 none ngafatiraho. Umugabo aza gukatirwa biza kugenda. Yarakatiwe naza no kuza kujore banza babaha abavoka hari n'indemobilisation. Ubwo hari abo twari dutanye nambwe ati wajya ukaka icyangombwa, ati ko bagitanga hari amafaranga babagenera badakora yo kubafasha ubumuga bwabo, ati akajya yakoresha nawe ukabasha kumushyira agasukari. Ndagenda ndabivuga kuri komisiyo, nambwe ati genda guha amafoto, ugenda wowe aguha amafoto aguhe n'icyangombwa cyo kuri gereza ngo bakita procreation sinzi, akwandikire batere umuyobozi wa gereza atereho karashe noneho ukizana. Izo mbi mugarambwa ati sindaya nizibaho situnga abana bazo, wakiba wakicuruza ntabwo ibyo bindeba. Kera ntabwo nongeye gusubirayo. Jero ubu ndeba nta kazi nakoze, nakomanze kubakire ndabasaba umaye ndakanyima. Ariko ndashimira n'abantu bamfashije. Yaje kuguma muri gereza? Yaje kuvayo, ariko avayo nyine urumva naramajije kumenyera ubuzima. Nyuma y'igihe kingana iki? Sigukotera yamaze y'imyaka 4. Wifuzaga ko ava mu buzima bwawe? Nifuzaga ko ava mu buzima bwanjye. Yaragushimishije cyangwa? Ntabwo yanshimishije. Jara narinze mvayo nje ubwanjye nasetse. Nta nubwo nanavugaga n'abantu banzi za Masaka bari bazi ko ndi umuntu mubi, ntabwo najyaga nseka. Nta nubwo ari uko ntangana, ubu narabyibushye. Ubu ntagomba mu nzu yanjye sinabona ibiryo byiza birenze, ariko mfite amahoro. Mwaje gutandukana se? Twaje gutandukana, navuze ni nidutandukana simbyare tongera nsubireyo. Nafashe umwanya wo kumwiga nanjye nitekerezaho, ndavuga nti ngomba kugenda nashaka umugabo, yaba nkunda naba ntamukunda njyewe nkabyara, nabona ko nabyazancikaho nanjye sinzaba ngisubiyeyo. Jara ndagenda umva yaje nanamajije kubipanga, yaharaye nk'uyu munsi ndarayo, ndara mu cyumba cy'abana. Buracya mu gitondo urumva umuntu nyine ubuje aba afite agatima keza avuga neza, ariko ku manywa dushwana. Hari umupanga wabagamo imbere mu gipangu, ambwira ati umuntu w'umusore nk'uriya urambwira ngo aba hano muri uru rugo nimuryamana igihe cyose maze, ati ubu yasigaye ku rugo rwanjye. Ndambwira ni ukuri ko Imana ntabyabayeho, si uko atabimbajije ariko ntabyabayeho, ko njye naravugaga ni niba ari umupanga wanjye nindamuka ndyamanye nawe azansuzugura cyangwa ansuzugurire n'abana. Ubwo rero twarabanye n'uwo musore rwose akajya nanamfasha, ariko ntabwo nigeze ndyamana nawe, ntabwo yigeze abyemera. Yambwira turambeshya, ati bagenzi banjye babimbwiye ati iyi nombwa yanyinjiriye urugo. Ndavuga nti rero amugane nk'uko abantu bambwiye ntabwo uyu muntu ashobora guhinduka. None rero kugira ngo njyewe ndogerete naramenye gukorera igihombe,
nkamenya gukorera igihumbi nkagaburira abana bane nkabagaburira akabatashye agasanga nta mwana urwaye bwaki ntabwo nshaka kugumana nawe. Twaragiye yarambwira ati tujye Kabuga tujye guhaha, urumva we yaratashye muri iryo joro, yatashye ari nka 10:00 ahita aca kuri gishera ararotira amafaranga ku KSS. Ngo yasanze konti yarabyibushya umugani we arahaza. Tujye Kabuga ndambwira nsi ubu umuntu wakurereye abana ntago wananshimira ntago wampemba. Turagenda ngurira ikanzu y'idira turanaha turamanuka nyine ubwazi ngo ni umugore bagiye gutangira ubuzima bushyashya. Nakoze iki? Nakoze ibyo nkora, ndateka byose ndagabura. 12:00 mpita mfata inzira ncaho ndagenda. N'abana oya ntabwo nabajyanye, najyanye umuto w'umukobwa, abandi bari abahungu barasigaye. Ndagenda njya mu cyaro, ndahaba mu cyaro kwa Bamasenge, kwa Bamasenge ndahaba. Ndavuga ni ntago nzabangamira umuntu kwa Masenge, niyo banahaba ntago nahaba igihe kinini. Ndi umuntu wabaye mu rugo rwanjye, ngomba kugenda nkashakisha imibereho yanjye ku giti cyanjye ntawe mbangamiye. Naragenda ashakisha igihe kiza kugera nyine na wa mwana ndanamubyara. Utari uwo mugabo we yabagaze nyine ngigiye isaha twavugana azi ngo nzagaruka. Akabaho nubwo yanamaye n'itike azi ngo nzaza sinajyayo. Ubwo jara nibyo. Uyu munsi se ari ukwe nawe urukwawe mwaratandukanye? Abana se? Abana ni babiri bari kumwe nawe, be kumwe na papa. Undi muri kumwe n'uwo wabyaye. Nese wenda ntabwo wicuza ko warasize abana bawe? Jara ndicuza. Ariko nanone umutima ukambwiye uti se byari kugenda gute? Kw'intambara zitari kurangira. Impamvu nicuza nakabaye ndi kumwe n'abana banjye. Abana banjye twasangiye ubusa turaburarana binambabaza. Urumva ninjye wamenyaga ko abana banjye biga, we nta kintu biba bimubwiye. Ubuse abana bo babayeho gute? Urumva abana umukuru ariga ni mu 6 yize nabi kwa kugenda asibira primaire. Ni mu 6 ariko yagize amahirwe afite umuterankunga yiga ku kigo cyiza. Ikaba mbwatima ndababara kuko udahari. Ati papa isaha zigambwira ngo ninjya muri secondaire nzasanga yarashatse. Ntaho ndi hafatika ngo byibura umwana wanjye namufata tukabana. Nyine nkababanisha bose. Yego, reka dusoze tukubwiye tuti komera, Imana iguhe umugisha, ikurinde, gufashe icyo wifuza kugeraho kigereho. Twumva yumvise inkuru ya Joy n'icyumva mubwiye muri kano kanya Jo? Icyo namubwira ngo nakomere. Ijuru hari Imana igihumuriza abantu. Yego. Komora ibikomere nubwo bidashira neza, ariko igiduhisha tukabasha guca mu bantu. Yego, reka dusoze. Wumva umuntu utwumva muri kano kanya yagufasha nk'iki? Ndira njye ikintu mba numva umuntu yamfasha. Numva sinambwira ngo namfashe ngo abana banjye kwiga. Ikintu mba numva umuntu yamfasha ni ahantu ho kuba, kuko njye nta kwigaburira. Ariko aho kuba ubu tuvugana nta adresse mfite, nta muryango. Nese utuye he? Muri Gahanga. Mu nzu ukodesha? Okay. Sawa, reka dusoze, sibyo? Umuntu iko twumva muri kano kanya umvise Joy, umugirire impuhwe, umugirire ibambe, urabugize neza. Umvise inkuru ye, umvise akababaro ke, umvise ibyo yaciyemo, umvise ubwana bwe. Ese mbwira, ninde wakubwiye ko mama na papa bagutaye? Ndambwiye ko bantaye. Yego. Ni Mansera. Mansera? Urumva njyewe bari kumwe se?
Mansera abasirikare bo bamubwiye ko banoraguye ahantu ku mugezi. Murumuna wawe? Oya ni musaza wanjye. Musaza muracyari kumwe se? Oya we ntawe uhari. Yarapfuye? Oya ntago yapfuye ariko sinzi ahantu aherereye. Twagiye dutandukana. Ubwo rero abasirikare bo baradutoraguye batujyana turara ahantu ngo mu Banyambo. Noneho bukeye mu gitondo abasirikare badushyikiriza Croix Rouge. Croix Rouge iduhereza abamansera. Amakuru y'uko papa na mama bagutaye nabyo bitubwiye uyakore ko batigeze bari bagaragara. Amakuru y'uko bantaye nyakura mu giturage, nyakura mu giturage kandi na Mansera nawe yambwiye yuko ariko abasirikare bambwiye ko bantoraguye. Okay. Reka dusohoze, vuga nimero ya telefone yawe ku muntu wifuza ko muzabana, ko azagufasha, ko muzaganira, abe yabikora. 079 64 90 Nsubiramo 079 64 90 136. Ngiye kurokoze Joy. Umva inkuru yanjye.